Reka ngusuhuze kandi nguhe ikaze wowe wahisemo gukurikira C4 TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mugezwaho nanjye Fati James. Ngizi ingingo nkuru turaza kwibandaho muri aya makuru. Ubuyobozi bw'umujyi wa Louisville bwagaragaje ibintu bine byihutirwa bizashorwamo imari mu rwego rwo kuzahura ubukungu n'imibereho y'abaturage binyuze mu mishinga y'ibigo byigenga izatsinda kandi gahiga iyindi. Dukeneye abafatanyabikorwa baza ku meza n'imishinga myiza kandi bifuza ko naho amakuru ajyanye na COVID-19 nanone uhagarariye intara ya Kentucky muri Sena ya Amerika, Senateri Rand Paul arakangurira abaturage kudakurikiza amabwiriza y'ikigo kirwanya indwara zandura CDC mu mpine na leta mu gusubizaho itegeko ryo kwambara agapfukamunwa. Aya ni amwe mu makuru twabateguriye mu kanya mu buryo burambuye. Iyi ni C4 TV. Umuyobozi w'umujyi wa Louisville Bwana Greg Fisher hamwe n'inama njyanama y'umujyi bumvikanye ku bintu bine by'ingenzi bigomba kwibandwaho mu gihe bagerageza gushaka uko ingengo y'imari igera kuri miliyoni 340 z'amadolari zasigaye zashiriweho kuzahura ubukungu bwasinzikajwe na COVID-19 yakoreshwa. Nyuma y'inama yahuje aba bombi kuri uyu wa mbere, ikinyamakuru WLKY kivuga ko ingingo zumvikanweho zose zihuriye ku gutera inkunga imishinga igamije ibi bikurikira: kuzahura ubuzima bw'abatagira aho baba bazwi nk'aba homeless no kubashakira aho bakika umusaya, guhugura no guteza imbere abakozi, imishinga yita ku buzima n'ubuvuzi bw'abanyagihugu, imishinga iteza imbere ndetse ikanabungabunga umutekano rusange w'abaturage, yose ikagomba kuba itegurwa n'ibigo bitegamiye kuri leta. Umuyobozi wa komite ishinzwe ingengo y'imari na njyanama y'umujyi wa Louisville Bill Holland avuga ko hakenewe abafatanyabikorwa baza ku meza bafite ibitekerezo by'indashyikirwa kandi bashize hamwe, kandi nanone hakenewe cyane cyane abantu bubaka cyangwa se bakoresha amazu ahendutse, abatanga serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'abatanga serivisi zirwanya ibiyobyabwenge. Aba ni abantu bubaka amazu aciriritse, abantu batanga serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe n'abantu batanga serivisi zirwanya ibiyobyabwenge. Umuyobozi w'umujyi Bwana Greg Fisher yavuze ko amatsinda azazana imishinga ashobora no gukoresha amafaranga bazagenerwa mu bikorwa by'ubugiraneza bigamije kuzamura no kuzahura imibereho y'abaturage, kandi ko guhitamo iyo mishinga bizakorwa mu mpera z'uyu mwaka. Twatangije ibi byifuzo kare kugira ngo dushyigikire kandi dutere inkunga abakora ibikorwa by'ubugiraneza muri rubanda binyuze mu bikorwa bitandukanye. Naho abazazana imishinga yita ku mutekano rusange ngo bagomba kwibanda ku bikoresho ndetse n'ikoranabuhanga rikoreshwa n'abashinzwe umutekano. Ibi bizanyura mu biganiro bitandukanye hagati yacu kugeza igihe tuzavuga ngo nibyo, iyi niyo nzira nziza yo gukoreshwamo iyi ngingo y'imari ku bikorwa byihariye. Mu gihe kandi imishinga imwe n'imwe izaza yita ku guhugura abakozi, indi mu yizaterwa inkunga ni iyita ku buzima rusange ndetse n'ubw'abana, by'umwihariko harimo n'uburyo bwo kubona imiti ku buryo bworoshye. Ibindi bikorwa by'ingenzi byaganiriweho harimo kongerera umushahara ku bakozi b'umujyi ndetse no kongera ingufu mu rugamba rwo kurwanya COVID-19, ndetse nanone mu bikorwa remezo byashyizwe ku mwanya wa 7 nubwo ngo byo biterwa inkunga binyuze mu kigega cya leta nyuma yo kwemezwa n'inteko ishinga amategeko. Uhagarariye intara Kentucky muri Sena ya Amerika, Senateri Rand Paul arakangurira abaturage kudakurikiza amabwiriza y'ikigo kirwanya indwara zandura CDC mu mpine na leta mu gusubizaho itegeko ryo kwambara agapfukamunwa. Mu butumwa yacishije kuri Twitter ye, uhagarariye intara ya Kentucky mu Republican akaba na Senateri Rand Paul yavuze ko bari mu bihe byo kuvugisha ukuri kandi ko bagomba gufata ibyemezo no kwirengera ingaruka mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Mu mashusho ye yanyujije ku rukuta rwe rwa Twitter yavuze ko abantu bagomba kwihitiramo uko babaho, bityo rero ko abakingiwe bagomba
batagomba kwemera kuguma mu rugo cyangwa se kwambara agapfukamunwa. Rand Paul muri video yamaze iminota itari mike yavuze ko abantu batagomba kwemera ababatera ubwoba babacingizamo ibitekerezo bigira ingaruka kuri rubanda, ubukungu ndetse atibagiwe n'abana maze akangurira abantu guhaguruka no guhakana ahubwo bagahitamo ubwisanzure no kwifatira ibyemezo. Ni igihe cyo kwihagararaho, ntibadufunga twese, ntibagomba kubuza abana banyu kujya ku ishuri, ntago bakomeza gufunga inyubako zose za leta nubwo mfite urutonde runini rw'izigifunze. Tugomba kwemera itegeko rya guma mu rugo ndetse n'ibindi byose bitubangamira. Tugomba kuvuga oya, tibyongere ukundi. Nancy Pelosi n'undi wese mu bo dukorana ntawampagarika gukora akazi kanjye. Twabaye muri COVID, tugira inkingo kandi duhabwa inkingo. Tuzakurikiza amahitamo yacu. Ntitugomba kubereka passport, ntituzambara udupfukamunwa, ntituzongera guhatirwa gupimwa cyangwa guca mu byuma bipima. Wikomereza akazi kawe muri Capitol. Perezida Biden, ntituzemera itegeko ry'agapfukamunwa cyangwa se guma mu rugo nanone. Nta numwe ugomba gukurikiza amabwiriza yose y'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya indwara zandura yo kwambara agapfukamunwa. Nubwo bimeze bityo ariko abenshi mu baturage basubije uyu muyobozi bagaragaje ko badashyigikiye ibitekerezo n'umurongo yafashe wo kurwanya ingamba zashyiriweho kurwanya iki cyorezo, bahamya ko kukirandura burundu ari ukubaha amabwiriza yose y'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya indwara zandura CDC mu mpine yose uko yakabaye, maze bagaragaza gutandukira inshingano ze nk'umuyobozi wemeye gushyigikira igihugu ndetse no kurinda itegeko nshinga. Tubibutse ko amabwiriza atangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya indwara zandura CDC avuga ko COVID-19 cyangwa se impinduranye yayo ariyo Delta bifata n'uwafashe inkingo zose za COVID-19 ariko ko atazahazwa cyane nk'umuntu utarikingije, bityo rero buri wese akaba akangurirwa kwikingiza mu rwego rwo kurinda umuryango we ndetse n'igihugu muri rusange. Ndagushimiye kandi nkwifurije ikaze nkwifurije ibihe byiza wahisemo gukurikira C4 TV. Indi sango y'amakuru nakagaruka, reka ngusabe gukora subscribe, like, share maze ujye ubona amakuru ku buryo bukoroheye. Wibuke nanone kwirinda corona virus binyuze mu kwikingiza. Ibihe byiza.